ko bazirukana dayimoni bakoresheje ngo umuriro cyangwa fire bisobanuye ngo rero abakoresha ibyo ngibyo nago nemeranwa nabo ari reka sengera igihugu cy'u Rwanda, reka nongeye ngisabira amahoro, reka nongeye ngisabira ituze, reka mvuga umutekano mwami waduhaye ngushimire, reka mshaka kuvana ibishimwa mu bigawa, arashaka gukora ibyiza ukazabona ubugingo buhoraho, yereka icyaha n'igisa nacyo kugira ngo muzabone ubugingo buhoraho. Ntago ariko bizinjira mu bwami bw'Imana, niko n'ijambo rivuga. Cyane ko na Bibiliya ivuga ngo inzira y'abarimbuka ni irembo rifunguye, urinyuramo arakora ibyo ashaka byose. Biringira Imana isumba byose, bakiringira ubutunzi. Niyo mpamvu rero babashaka kugera kure bitabagoye cyane kubera amafaranga. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo umuntu wasenze Imana twongeye kubasuhuza mwebwe mwese mudukurikira kandi mukurikira izi channel. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibarinde mwebwe mutuye mu Rwanda, mutuye hatandukanye, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, mwese no mujyi wa Kigali turabashimira kandi turabakunda cyane. Abatuye muri diaspora, namwe mutuye muri Amerika, i Burayi, muri Canada, mwese turabashuje. Mukande subscribe kugira ngo tujye tubagezaho ibiganiro byacu, ijambo ry'Imana niba mwabikunze, kandi mukore comment mu biganiro byacu. Reka tubashimire rero uburyo mudukurikira. Muri uyu mwanya tugize amahirwe yo kuhura cyangwa yo kubona umukozi w'Imana yatumiye kandi yishimiye kugira ngo nawe abaganize. Gaho nimudukurikire kuri izo channel, noneho tubane. Reka tumwakire kuri izi channel. Yesu nashimwe mukozi w'Imana. Yesu ahimbazwe, Yesu ahimbazwe. Umeze muti? Turashima Rurema. Twari twarakubuza ariko. Ndahari kandi ndiho ndaboneka nta kibazo. Mu mwuka se bimeze bite? Ni sawa, biragenda, kandi Petero niwe wavuze ngo dushobozwa na Kristo wuduha imbaraga. Nuko bimeze, kandi arongera aravuga ngo twakuvaho tukajya hehe Yesu umwana w'intama w'Imana, ko ari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. Nuko ubu ngubu se ko insengero zafunze muri gusengera he? Urusengero rwa mbere ni umutima, ubanza ugakiranukamo kandi ukikiranura n'Imana neza. Ubundi inzu zubatswe n'amaboko y'abana b'abantu, ibyo si ngombwa cyane niyo zitabaho twasenga. Ariko se ko mwese ndi kubibabaza mukambwira ngo urusengero ni umutima, kandi numva abantu bose basenga bavuga ngo tugiye gusengera mu rusengero, baba basigiye gusengera mu mutima? Bibiliya iravuze ngo isengero ni imibiri yanyu. Kandi wibuke neza ko Mika 6:8 havuga ngo yewe mwana w'umuntu we yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka, ni ugukunda kubabarira, ni ukugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Iyo ukiranuka, iyo ukunda kugendana n'Imana yawe uca bugufi, iyo ukora ibyiza ukababarira, ibyo biba bihagije. None mukozi w'Imana, muri iyi minsi kabavuga butumwa kugira ngo bamenyekane, hari ibyo bari gukoreraho kugira ngo bamenyekane ku isi, bashaka kugura mbese imbaraga zindi zitari z'Imana. Wowe uri gukoresha izihe, cyangwa wowe ntabwo ushaka kumenyekana? Reka nkubwize ukuri, Uwiteka ataguhaye ijambo nta mwana w'umuntu wariguha. Icya kabiri, Uwiteka atakumenyekanishije nta wakumenyekanisha wundi. So rero ibyo bintu by'imbaraga bagenda bagura cyangwa bashakisha, arabo ngenda numva ngo bakoresha ngo fire, ngo umuriro, zira mbaraga ntago nemeranywa nazo. Kubera yuko Yesu yaravuze ngo mbahaye ubutware n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na scorpion. Kandi yaravuze ngo muzirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Nta hantu Bibiliya itwereka ko bazirukana dayimoni bakoresheje ngo umuriro cyangwa fire. Bisobanuye ngo rero abakoresha ibyo ngibyo nago nemeranwa nabo, ariko kandi abakoresha izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nemeranwa nabo cyane. Rero nta zindi mbaraga twebwe dushakisha uretse izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti n'umwuka wera we yatwihereye. None ko abo ngabo bazikoresha bavuga Imana kandi bavuga fire, kandi na Eliya yarakoresheje umuriro,
atwika bariya ziriya ngabo zari zije kumufata, umuriro akavuga ati umuriro numanuke utwike izi ngabo yakoresheje umuriro. Ariko wibuke mu gihe cya Eliya wibuke ko Yesu yarataraza ariko urabyibuka neza iryo ni mu isezerano rya kera. Muri shya rero nibwo yatangiye kuduhereza ubwo butwari, ariko mu rya kera ntabwo Eliya we yakoresheje ikintu cyitwa itegeko. Aravuga ngo niba ndi umuntu w'Imana koko umuriro numanuke hejuru ubatwike, nibyo koko warabatwitse. Yakoresheje itegeko, ntabwo yari asenze avuga ngo faya faya, ntabwo yari yasenze avuga ngo umuriro. Oya, iyo ugiye gukoresha gusenga ukoresheje umuriro uba uri kwiyambaza izindi mbaraga, uba uri kugaragaza ko hari indi mana uri gusenga atari Imana ya Isaka na Yakobo ndetse na Eliya. None umuntu ntabwo yasenga avuga ngo faya ari umuriro w'Imana. So ngira ngo Imana, abavuga Imana bose ntabwo nzi neza niba ari Imana y'ukuri baba bari kuvuga, cyane yuko ngo ijya gutuma Mose yaramubwiye ngo mbese ningera kwa Farawo nkavuga ngo Imana yabantumyeho nzavuga ko yitwa ndi. Iravuga ngo nitwa ndiho, nitwa ndiwo ndiwe, nitwa Imana ya Aburahamu na Isaka, ndi Imana ya Aburahamu, ndi Imana ya Isaka, ndi Imana ya Yakobo. Urumva rero ibikoresha ibivuga ngo mwami byose ntago ariko bizinjira mu bwami bw'Imana, niko n'ijambo rivuga. Cyane ko na Bibiliya ivuga ngo inzira y'abarimbuka ni irembo rifunguye urinyuramo arakora ibyo ashaka byose, ariko inzira y'abanyabugingo buhoraho ni irembo rifunganye urinyuramo ari kugira ibyo asiga n'ibyo areka agakurikira Yesu. Kuki benshi cyane batari kunyura muri iyo nzira ifunganye, ahubwo bagakunda kunyura mu nzira ifunguye benshi? Iyi nzira kuyinyuramo ngira ngo iragoye, ariko ntabwo umuntu wamenye Imana cyangwa wasenze Imana, wasobanukiwe Imana icyo ari cyo, ntabwo yakwanga kunyura muri iriya nzira. Kubera ko mukristo uribuka mu rugendo ibigeragezo yajya ahura nabyo, ibisitaza yajya ahura nabyo, ariko aremera agerayo. Muri iyi si rero hari abantu bameze nka nta bwenge, baba bashaka kunyura mu bintu bitabagoye cyangwa se bitababereye umutwaro, ariko nabo urugendo ntabwo bazarushika amahoro. Ariko hari abantu bazi kwihangana nka mukirisitu bakanyura mu nzira nziza nyabagendwa Imana yemeye, abo ngabo bazashyikira ibyasezeranyijwe. Rero abantu benshi ntabwo bakunze kunyura mu nzira zivunaguye, mu nzira zigoye, kubera ko cyane ko benshi basigaye bikundira ubutunzi aribwo bukire bw'amafaranga, cyane bakareka kwiringira Imana isumba byose, bakiringira ubutunzi. Niyo mpamvu rero baba bashaka kugera kure bitabagoye cyane kubera amafaranga. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo umuntu wasenze Imana anyura mu mahwa, anyura mu bisitaza, anyura mu mifatangwe, kandi Imana ikabimwambutsamo amahoro. Icyo dushimira Imana isumba byose rero nuko itigeze iva mu kigeragezo. Imana ya Meshake, Medoraka na Bedenego, igihe basorwa mu itanura ry'umuriro, ntabwo yo yasohotse mu kigeragezo, yo yagumye mu kigeragezo. Niyo mpamvu ikigeragezo cy'inzitane, cy'inzira uri kunyuramo zitameze neza, ariko Uwiteka aba ari mu kigeragezo ari kumwe nawe agufasha. Amen. Urakoze mukozi w'Imana, kandi Imana iguha umugisha. Ndumva uri mu mwuka w'Imana, usobanura ibintu by'Imana neza. Abantu ntibanyure mu nzira ifunganye, nubwo haba harimo intambara, ariko uzayinyuramo azabona ubugingo. Azabona ubugingo. Unyura mu nzira ya yindi ifunguye, uwo hirya yaho nubwo bameze neza, wenda bakarya neza, bakakora wenda bakumva ko bibanejeje, bakabona nayo mafaranga, ariko inyuma hari urwobo, ariko inyuma hari ikibazo. Amen. Yes. Reka tugusabe rero n'ubundi, ariko ntabwo yatwibwiye, reka tumusabe atwibwire. Twari turi muri uwo mwanya mwiza cyane, reka tumusabe adusengere anatwibwire. Murakoze cyane. Rero amazina ni yandi ntago ajya ahinduka. Nababwiye ko ndi umusore wa Kristo, kandi nitwa Nduwimana Jean Claude,
nababwiye ko nyirijuru yanyise Dawidi, ndi umuvugabutumwa, ndi umunyamasengesho, ndi umuvugabutumwa wa internationali, kuko aho undaritse hose ndahaboneka. Rero kandi ndi umusore uri guharanira gutwarana nerekeza mu rugendo rujya i Siyoni, nkaba nkunda Imana ndetse n'abantu bayubaha bagakora ibyishaka. Rero ndumva aka kamwanya twasenga, ariko hagati yaho nanjye ngira channel ya YouTube yitwa Abimana Bera, aho ujya kuri YouTube yawe muri telefone yawe ukajya kuri YouTube ukandikamo ijambo Abimana Bera ukatubona, ugakomeza wumva amavuga butumwa. Imana ishimwe. Rero nanjye nishimye Imana ko twongeye kugaruka kuri izi channel zanyu. Imana ibagirira neza. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Imana turagushimiye, turaguhimbaje, uri Uwiteka n'iryo zina ryawe. Watubwiye neza yuko icyubahiro cyawe utazagiha undi, utubwira neza ko ishimwe ryawe utazariho ibishushanyo bibajwe. Kubera yuko uri Imana itabara igatabaruka n'itsinzi, ndakubashye kandi ndagushimiye ko ndamahoro. Uwiteka ntabarije, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uyu mwanya ndawukuragije, iyi saha, izi saha, iyi minota, uyu munsi ndabikweretse kugira ngo ube ari wowe ubana natwe kandi ube ari wowe utugirira neza. Urakoze Nyiribambe ko uri Imana igiye kudushoboza no kudufasha muri byose. Reka imigisha yawe tubonekemo kandi reka ubwiza bwawe butwuzure. Nanjye mbyatsi Imana nizera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Ni karibu. Murakoze cyane rero. Nongeye kubasuhuza rero, amahoro y'Imana bane namwe, kandi mbasuhuza mbifuriza umunsi mwiza cyane. Reka mbe n'uwa mbere wo kubifuriza umwaka mupya muhire, nubwo tutarawugeramo wa 2026, bazawugeramo muzamenye neza ko nzaba nawubifurije. Rero hano ndumva ndi guhatwa n'umuririmbyi numva uri kufasha, ariko ni usanga umuzi cyangwa ari mu yindi njyana ubyihanganire, ariko icyo nzi nuko mukunda, niyo mpamvu byatumye muririmba. Reka rero tumuririmbe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana yera, Mana igira neza, sinza kuvaho mwami, sinzigera nkureka, shingiye ibyo wankoreye naho wankuye mwami, sinzigera nkureka, nta nubwo nzakuvaho, nubwo benshi bakuvaho. Nyiri cyubahiro, wowe ushobora byose, sinzigera nkureka, nta nubwo nzagusiga, sinzigera nkwibagirwa mwami. Nyiri cyubahiro, nushimwe ushyirwe hejuru mwami. Benshi cyane baraguye barakwibagirwa, ariko mwami wanje waremye ijuru n'isi, njye ume kugukunda, ume kukuzirikana iteka n'ibihe mwami, kuko urabizi ndagukunda mwami, ndagushaka none, njye ndagushaka none, imyaka n'imyaka yose nzakwirukira data, nubwo abandi bakuvaho njye sinzigera nkuvaho, hari ibyo wankoreye byose mwami, uracyakora n'ibindi, wakoze byinshi cyane, wakoze ibirenze Yesu, sinzigera nkubabaza, sinzigera nkuvaho, kuko uri umwami uhambaye, reka bose bakuvuge, isi yose kwamamaze.
warirahiye uvuga neza kwa mahanga yose yuzuye isi ngo azagupfukamira ndetse n'amavi yose mwami azakuririmbira kubw'ibyo ugenda udukorera tubaye tugushimiye nibyo uzakora mu gihe kizaza mwami turagushimiye nguhaye karibuni kaze mu mutima wanjye wose nguhaye ubuturo muri jye kugira ngo wibere muri jye kandi ukora ibyo butwari mwami byananiranye byose wongere ubigarure ibyanze gukemuka mwami wongere ubikore data mana yera manigira neza ndagushima mu byo wakoze ndagushima aho wamvanye wankuye mu busambanyi wankuye mu bwigunge unkura mu bwibone wagiye unkura mu mateme ese niki cyatuma ntagushima nge shingiye aho wankuye aho ugejeje ukora ndagushimiye wamana nyir'ijuru we waremye ijuru n'isi jye sinzigera nkuvaho sinzigera nkubabaza nubwo benshi babikora sinzigera nkwibagirwa kuko namenye neza yawe namenya agaciro kawe menya yuko ugira neza wambika bambaye ubusa ugaburira abashonje urengera ipfubyi n'abapfakazi sinzigera nkubaho nza kuba witeka ryose sinzigera nkuvaho nza kuba witeka ryose manigira neza tugushimiye ibyo wakoze ndetse nawe ugejeje ukora uzongera ukore n'ibindi mwami ndagukunda reka suhuza abantu bose bateza amatwi indirimbo mwese ndabashimira ariko mbashishikariza gukunda Imana yaduhanze ikaduha ngira u Rwanda ikaduha ababyeyi bazima ikaduha amahoro muyigirire icyizere njyewe nazengurutse iyi si nasanze naho bagurisha agakizaha nta n'uwabona namba bagurisha agakiza gatangwa na Yesu nawe ngwino ukizwe neza ubane n'Imana nzima irakugirira neza ndetse n'imbabazi zayo mwakoze kudutega amatwi Uwiteka Nyiringabo tukuramburiye amaboko tuvuga ngo icyubahiro cyawe nikiganze ku isi hose tuvuga ngo abakomeye bose bakubahe bakubahirize nimuze tujye inama dukizwe ku gato n'akanini kuko Imana yakiraje ije guhemba no guhana nibase uri umunyabwenge wareka ingeso mbi zawe ugakora ibyiza bishimwa n'Uwiteka ukazabona ijuru indunduro ya byose twese tuzi neza yuko igihembo cy'umukiranutsi ari ubugingo buhoraho igihembo cy'ukora ibyaha ari urupfu n'ukuri nawe inzira wahise murazizi murakoze cyane
reka ndate Imana isumba byose, reka ndate rudasunga rudatetereza abayisenga intwari mu ntambara, umutabazi mu byago. Reka mvuga Imana isumba byose, reka mvuga Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Iyi ni Imana nagiye mbona mu makuba ndetse no mu ngorane. Iyi ni Imana nagiye mbona, yemwe ni Imana itoragura uwo bataye, ni Imana isiga uwo banze gusiga, ni Imana yambika ndetse ikanagaburira, ni Imana yubakira utagira aho kuba, ni Imana iryamisha umuntu yewe yihebye, ni Imana ikura mu bwigunge, iragahora ku ngoma, iragasingizwa kandi iragahora n'ituze. Mana, niki cyatuma tutagushima, niki cyatuma tutaguhimbaza kuri Uwiteka ryo zina ryawe, ko wambwiye neza ko icyubahiro cyawe utazajya undi, ukambwira ko amashimwe yawe utazayaha ibishushanyo bibajwe. Niki cyatuma ntagukurikira? Gahorana impundu, gahora ku ngoma, hora usingizwa Nyagasani. Uwiteka reka nguratira abatakuzi, kuko kenshi na kenshi ndakuzi neza. Nagiye nkubona witamurura mu bibazo, ngenda nkubona unyiza amakuba n'amagorwa, ngenda mbona uwitambika mu byanjye. Ubu ni wowe mfite, ni weho mubyeyi wanjye, nushimwe kandi ushyirwe hejuru, kavugirizwa impundu. Mana, ninde watuma ntakuvuga? Ninde wakumbuza kukurata? Ese ninde wambuza kugusingiza? Kuri Imana rudasunga rudatetereza abayisenga, uri intwari mu ntambara kandi uri umutabazi mu byago. Ndagushima kandi ndaguhimbaza, nushimwe nakurikiraga bari mu mahoro, kandi tugufite nitwifuza ubundi murengezi. Reka mvuge wowe rudasunga rudatetereza abayisenga, reka muvuge weho ntwari mu ntambara, uri umutabazi kandi uri umubyeyi mwiza. Wambere papa ndabibona, umbera mama ndabibona. Ese niki cyatuma nagukunda? Wa Mana rudasunga rudatetereza abagusenga we, reka mbwira amahanga yose nagupfukamire, amahanga yose agupfukamire, kandi hirya no hino bakuvuge bakuninahaze, bongere bakuvuge ibirwi byawe. Kandi data wa twese murengezi mwiza, ndavuze ngo uragahushyirwa hejuru kandi uragahora ku ngoma, gahora ku ngoma. Wambereye papa, umbera mama, wambereye rudasunga, umbera intwari mu ntambara, umbera umutabazi, wambereye Imana. Nanjye nzakubera umwana, nzagukorera iteka ryose. Nakubwiye ko nzagukorera ku isi hose, kandi nakubwiye ko nzakwamamaza kure na hafi. Uwiteka nyemerera ngo usingize kandi ngo ushyire hejuru, ibyubahiro ikuza amashimwe bibi byawe iteka ryose. Mana, ninde utakurata kandi ninde utakuvuga? Ko kera nagiye nkubona wagiye witamurura mu bibazo, wagiye witamurura mu magorwa ndetse no mu bibazo nagiye nyuramo. Wankuye mu bibazo bikakaye, wagiye undinda akagambane, undinda za gereza, undinda imanza, wagiye undinda abagome n'abagambanyi, wagiye undinda abantu bagenda bandenganya. Uwiteka, ninde utakuvuga, ninde utagusingiza? Hora ku ngoma, singizwa Nyagasani. Nta yindi Mana ibaho, nta wundi mutabazi, nta wundi murengezi wo kuninahazwa uretse wewe. Ndavuze ngo nushyirwe hejuru, icyubahiro n'ikibera icyawe ku isi hose ndetse no mu isi hose. Uwiteka Mana, reka abakomeye bakuvuge, reka mwama boroheje bakuvuge, reka abagabo bakuvuge imyato, reka ababyeyi bakubyinire bavuze impundu, reka abagabo bose basimbuke bivuge kandi bahamirize imihamirizo yose ibi yawe ku isi hose. Reka amahanga yose yongera kwibuke kubera kuri Imana. Wambwiye neza ko uje gutanga agakiza mu gihugu cy'u Rwanda, ubwira neza ko uje kwitamurura, ubwira neza ko uje kwiyerekana. Ongera wiyerekane bundi bushyashya, kandi wongere ufungura isengero. Nyakubahwa nyaguhora ku ngoma, kuko uri Imana. Ni ukuri dukumbuye mu maso hawe, dukumbuye ubwiza bwawe. Ntabwo twiyibagije neza ko imibiri yacu ari isengero, ariko nyaguhora ku ngoma turashaka gutarana nawe, turashaka guterana nawe, turashaka kugirana ibitaramo byawe nawe. Uwiteka, twongeye kwibuka imihuro, twongeye kwibuka Mwami Imana isumba byose ibyumba byawe byabaga bishyushye, twongeye kwibuka nyaguhora ku ngoma, ibiterane hirya no hino mu masoko ndetse n'ahandi. Uwiteka we, ongera ugaruke mu gihugu cy'u Rwanda. Reka sengera igihugu cy'u Rwanda, reka nongere ngisabire amahoro, reka nongere ngisabire ituze, reka mvuge umutekano Mwami waduhaye ngushimire, reka mvuge amahoro n'umurava wagiye ushyira mu gihugu cy'u Rwanda. Uwiteka, reka ngushimirire kubw'abayobozi wagiye uduha beza, uwera w'Abisirayeli nta cyatuma tutagushima. Shimwa kandi usingizwe, ushyirwe hejuru. Yewe we Uwiteka we, kuyavuga si ukuyamara, nakubwira byinshi bukira bugacya, umunsi ugataha undi ugagaruka, ariko reka ngarukiriza aho ngaho. Reka subike kandi nari umusizi wa Gihanga, usiga ugasiganuza iby'Imana kandi ukagendera mu nzira z'Imana nk'uko ibishaka. Ndi Uwimana Jean Claude, Imana ibaha imigisha. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba cano, nongeye kubasuhuza. Reka dusome ijambo ry'Uwiteka uyu munsi dufite.
riravuze ngo reka dusome mu izina rya Yesu. Mika ibice 6 umurongo wa mbere turasoma tugeze ku 8. Haravuze ngo ibyo Imana ishaka ku bantu bayo. Noneho nimwumve icyo Uwiteka avuga ati, haguruka uburanire imbere y'imisozi, udusozi twumve ijwi ryawe. Mwa misozi mwe namwe fatiro z'isi zitajegajega, nimwumve kuburana k'Uwiteka, kuko Uwiteka afitanye urubanza n'ubwoko bwe, kandi azaburana na Isirayeli. Yewe bwoko bwanjye nakugize nte? Icyo nakuruhijeho niki? Niko Uwiteka abaza. Yemwe bwoko bwanjye nakugize nte? Icyo nakuruhijeho niki? Niko Uwiteka abaza. Icyo nakuruhijeho niki ukimpamye? Ese hari ikintu ushinze Imana itakoze ngo ukiyihamye cyangwa ukiyisobanurire? Yesu avuze ngo iki? Aravuze ngo umurongo wa 4 haravuze ngo narakuzamuye muvana mu gihugu cya Egiputa, ndakurokora ngukura mu nzu y'uburetwa, nohereza Mose na Aroni na Miriyamu imbere yawe. Yemwe bwoko bwanjye, yemwe mwa bwoko bwanjye mwe, none mweho mwibuka icyo Baraki umwami w'i Mowabu yagambiriye, n'icyo Balamu mwene Bewori yamusubije. Mwibuke uhereye kera, uhereye i Shitimu ukageza i Gilugari, kugira ngo mumenye ibyo gukiranuka Uwiteka yakoze. Mbese nditwara ku Uwiteka ngapfukamira Imana isumba byose nyituye iki? Nayitwaraho njyanye ibitambo byoswa n'inyana zimaze umwaka, aho Uwiteka yakwemera amapfizi y'intama 1000 cyangwa imigezi y'amavuta ya Elayo inzovu? Ese natanga ifura yanjye ku gicumuro cyanjye, imbuto y'umubiri wanjye nkayihonga ku cyaha cy'ubugingo bwanjye? Yewe mwana w'umuntu we, yakweretse ikiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho niki? Ni ugukora ibyo gukiranuka, ni ugukunda kubabarira, ni ukugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Yesu ashime. Mu bintu byose bibaho tubonye neza ko nta kintu wahongerera Uwiteka, nta kintu wahongerera igicumuro cyawe, nta kintu wahongerera icyaha cyawe. Uwiteka avuganye nawe ngo iki? Arakubwira ngo icyo agushakaho niki? Arashaka kukiranuka, arashaka ko wera imbuto, arashaka kuvana ibishimwa mu bigawa, arashaka gukora ibyiza ukazabona ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe. Bibiliya ivuze ngo iki? Irakubwira ngo nta kintu wahongerera ku gicumuro cyawe, nta kintu watanga kugira ngo Imana ikubabarire, kugira ngo Imana igukize. Ndagira ngo mwibutse nshuti muvandimwe umurikiranye, twese tubeshwaho na mbabarira y'Imana, ariko ndagira ngo ngumenyeshe, yewe utigana wowe utegereje iki? Yewe utari guhinduka utegereje iki? Yewe mugambanyi, yewe munyabinyoma, yewe musambanyi, yewe mujura, utegereje iki? Imana itugirire neza. Rero nagira ngo mbabwire ngo uyu munsi naje kubahwitura mbabwira ngo nimwongere mugaruke, mukorere Imana, mwongere mukizwe, muvane ibishimwa mu bigawa, mureke amatiku, mureke amashyari, mureke inzika, mureke icyaha n'igisa nacyo, kugira ngo muzabone ubugingo buhoraho. Hari abantu bambaje ngo ese ngura umusizi, ngo twumvishe uvuga ibyivugo. Izo mpano ndazigira, Imana ishimwe cyane, kandi ndi umusizi usiganuza ibya Kristo. Rero ijambo ry'Imana nakuzaniye riravuga Matayo 7:7, haravuze ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Umuntu wese usaba arahabwa, n'ushatse arabona, n'ukomanga ku rugi agakingurirwa. Reka dusenge rero Imana itugire neza, kandi Imana ibane nawe. Ariko nari nkuzane message zikubwira ngo kizwa ku gato na kanini wera imbuto zikwiriye abihanye, ubundi icyo uzasaba Imana cyose izakiguha. Mwami Yesu mwana w'intama w'Imana, wowe ukuraho ibyaha by'abari mu isi, turasenze turabohoza abantu baboshye, turabohoza ababuze urubyaro, turabohoza ababuze ikirengera, turabohoza abari mu bitaro, turabohoza abari ku isi hose badafite amahoro, badafite aho kuba, badafite ibyo kurya, badafite aho kurara, turabohoza abarwaye mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana ziboneke ku buzima bwa buri wese. Reka data utanga agakiza, reka utanga imbaraga zimira izindi, kandi reka
mwami Imana ijwi ryawe n'ijambo ryawe riboneke kuri buri wese ukwizeye kandi ugushakana umwete. Urakoze, urakabyara, urakaramba. Nanjye mbyatse Imana nizera izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Ushobora kuduhamagara kuri 07823242. Murakoze cyane, Uwiteka abiteho kandi abagirire neza, amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Imana niguha umugisha kandi kongerere imbaraga n'amavuta. Tuzongera tubonane ubutaha. Abakunzi bacu badukurikira ku Muremyi TV no ku Mushime Uwiteka TV, mukande subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro byiza cyane by'ijambo ry'Imana. Tubane kandi dukundane, nibyo Imana ishaka. Murakoze cyane, ciao ciao. Akavura karaguye, reka tukavemo kandi muhahe muronke umunsi mwiza, nibyo twifuriza abadukurikira. Murakoze cyane, murakoze cyane.